Abasitari nyarwanda byavuzwe ko babana n'ubwandu bw'agakoko gatera sida mu bihe bigiye bitandukanye muri iyi showbiz nyarwanda. Munyemerere ku mwanya wa karindwi tuze kuhasanga umuvanzi w'imiziki wabigize umwuga wamenyekanye ku izina rya DJ Sonia. Inkuru z'uko DJ Sonia abana n'ubwandu bw'agakoko gatera sida, iyi nkuru yasakaye ku mbuga nkoranyambaga tariki 24 z'ukwa kane 2025 ubwo hajyaga hanze ubutumwa uyu mu DJ ndetse na Miss Photogenic 2019 witwa Muyango Uwase Claudine, aho bateranaga amagambo maze Muyango aza kumvikana abwira DJ Sonia ati gabanya kwiyumva ubanze ugende winywere imiti igabanya ubukana bw'agakoko gatera sida. Maze inkuru nk'iyi ngiyi igitakara mu matwi y'abakurikira showbiz nyarwanda bahita bayipromotinga ku masipesi, by'umwihariko witwa Godfather yaje ayikoraho irayivuye amasaha agera kuri 3 ayisesengura. Mura isi ikote uwo ni Sonia. Muyango amusubiza mu magambo agira ati ntabwo izanyota kukuruta sheri, banza unywe ibinini by'iki turaza neza, manza unywe ibinini neza, naho njyewe Muyango ndi self made ntabwo wandwanya. Aramanuka gato aripurenga agira ati ntabwo uzanyota kukurusha sheri. Oya, ibyo nibyo umaze gusoma ko gusoma ego ati okay, that's why uri kumwe n'umugabo wa ex. Mama uretse gato kamanze ngo amazi, uri kumwe n'umugabo wa ex wawe se? Ndapfubetse gato. No uri kumwe n'umugabo wawe se? Uri kumwe na ex, umva ngo uri kumwe n'umugabo wawe se? Ex ni yisoma nka ex izo nka si nyine uri kumwe n'umugabo nyine ese ni irumva nyine ushaka kwigira ko morali uri high kuri njyewe. So niyo mpamvu uri kumwe n'umugabo wawe se? So umwana nawe mukomeramo niyo mpamvu uri kumwe aramucyuriye ko atandukanye na Kimenyi. Yatandukanye imbere y'abanyarwanda kare yakoze ubukwe kumbe yirirwa inyuma ajya gutanga umupuri. Niyo mpamvu uri kumwe n'umugabo wawe se? Muya utuje twabana kuko uzi ubwafiki ubwo uri kumwe n'umugabo wawe se? Impamvu yavuze ni kuri iki? Nta gutinda ku mwanya wa gatandatu turaza kuhasanga umuhanzi uzwi ku izina rya Makonikoshwa. Uyu nguyu byavuzwe ko yandujwe virusi itera sida n'umuhanzikazi uzwi nka Nina waririmbaga mu itsinda rya Charly na Nina. Ubwo uyu muhanzi uzwi nka Makonikoshwa yaje kuganirizwa, yaje kuvuga ko yararwaye ndetse ko yararembye, ariko nanone aza guhakana ko yabyaranye n'uyu mukobwa witwa Nina wo mu itsinda rya Charly na Nina. Mwibutse iri ni itsinda ryakoze indirimbo zigiye zitandukanye mwagiye mukunda mu bihe bigiye bitandukanye. Aha twavugamo nk'indirimbo yitwa Indoro ndetse n'Agatege, ntibagiwe izindi. Byavuzwe ko uyu Makonikoshwa yabyaranye n'uyu mukobwa witwa Nina wo muri Charly na Nina nyine nari nkubwiye, akamutera sida ndetse ngo bakabyarana umwana. Makonikoshwa yarabihakanye, ariko none ntiyahakana ko ari inshuti ye. Nina nta mwana dufitanye, gusa ni inshuti yanjye. Icya kabiri ashaka kuzamuka mu buhanzi, kandi nta mpamvu yo kujya aho ngaho ngo mbyange cyangwa nkomeze kujya mbihakana ngo ndwaye sida cyangwa se nyirwaye. Undi akaza akambaza nk'iki, ese warakize? Ahubwo njye narakize kuko njye nta pfunwe mbyumvamo kuko ndwaye, bamwe babibonye ko ndwaye. Umwanya wa gatanu turaza kuhasanga umuhanzi wahoze mu ngabo z'u Rwanda wamenyekanye nka Sergeant Robert. Uyu nawe byavuzwe ko abana n'ubwandu bw'agakoko ka virusi itera sida. Ni nyuma yaho atorotse igisirikare cy'u Rwanda akavuga ko akorerwa ivangura, by'umwihariko ko ngo batajya bamuha misiyo. Andi makuru nayo yaje kuza avuga ko uyu mugabo witwa Sergeant Robert cyangwa se Kabera Robert, uyu mugabo ngo yaba afite ubwandu bw'agakoko sida, ibyatumye nyine adahabwa misiyo.
nk'uko amakuru atugeraho abivuga, avuga ko ubusanzwe nta musirikari ufite ubwandu ujya mu butumwa bw'amahoro. Ibi akaba ariho ari uko nguko uwitwa Kabera Robert cyangwa Sergeant Robert yaje kwisanga aho hantu, maze abonye ko kuzabona amafaranga mu gisirikare kandi nta misiyo akoze bizamugora, rwo guhitamo kugituruka maze agana umuyoboro wa YouTube aho akora ibiganiro asebya u Rwanda ndetse n'abayobozi barwo ngo akunde abone aya madolari nyine yaburiye mu gisirikare. Nta gutinda ku mwanya wa 4 turaza kuhasanga Imana y'ibitego w'igikundiro ku banyarwanda. Nta wundi mavuga watanze ibyishimo ku banyarwanda bo gufasha ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi kwitabira igikombe cya Afurika kimwe rukumbi yitabiriye cyabaye 2004 kikabera muri Tunisia. By'umwihariko igitego yatsinze Abagande kugeza n'ubu kiracyabarya mu mutwe, ndetse bibuke neza yaje no kuza gukubitwa ikintu baza kumumena umutwe, ariko nyine azana kubatsinda igitego. Utibagira igitego yaje gutsinda kuri match ya Ghana, maze Amavubi abona itiki gutyo. Uwo nta wundi mvuga yitwa Jimmy Gatete, gusa amazina ye yitwa Jean Michel Gatete, yamamaye cyane nka Jimmy Gatete nk'umukinnyi w'umupira w'amaguru. Byavuzwe ko yanduye virusi itera sida ayandujwe n'umufana wa APR FC uzwi ku izina rya Muteteri, ndetse akaba yaranayihangiraga indirimbo iyi kipe. Gusa uyu w'igikundiro ku banyarwanda Jimmy Gatete nk'uko yaje kuritayaringa imburagihe ndetse nta mvune igihe kirekire yigeze agira, bimwe mu byatumye abanyarwanda batamushira amakenga, ndetse inkuru z'uko yagiye gukora test mu ikipe yo muri South Africa yitwa Kaizer Chiefs, maze ngo bamuha amafunguro akamunanira. Haje kuza amakuru avuga ko izi nkuru zari scam. Nta gutinda ku mwanya wa 3 turaza kuhasanga nomero ya mbere mu bahanzikazi nta mpaka. Uwo nta wundi akaba yitwa Butera Knowless. Inkuru z'uko uyu muhanzikazi yaba afite ubwandu bwa virusi itera sida zatangiye kuzamuka nyuma ya 2008 ubwo yari maze kuza muri muzika nyarwanda gatangira gutitiza abatari bake. Byavuzwe ko uyu Butera Knowless yaba yarivukanye. Andi makuru nakaza avuga ko bitewe nuko uyu mukobwa bita Butera Knowless wari ukunzwe cyane n'abatari bake mw'iyi mihanda, kuba nta muvandimwe yagiraga, ibi ngibi ari kimwe mu byatumaga nyine inkuru zizamuka ko yabarevukanye bagenda baziha intebe cyane. Gusa nanone ntabwo ari ibyo gusa byavuzwe ku bwandu bw'uyu mukobwa wari ukunzwe n'abatari bake aha mu Rwanda, ariko kandi nyine haje amakuru avuga ko kubera uburyo uyu Butera Knowless yari akunzwe, ari mwiza kandi nyine anafite hiti, ubyibuke neza umubare munini w'abasore ndetse n'abagabo bazaga bashaka kumutereta bari umubare munini cyane. Ngo Butera Knowless yigiriye inama maze ahimba ikinyoma cy'uko ngo yaba arwaye virusi itera sida kugira ngo abone amahoro. Umubare nyine w'abagabo n'abasore bamutereta ugabanuke, abashe kugira n'ibyo akora mu buzima bwe bwa buri munsi. Ku mwanya wa 2 nta gutinda turaza kuhasanga umuhanzi uzwi nka Yamano. Inkuru ye yayitanzemo ubuhamya ubwo yaganiraga n'umunyamakuru witwa Irene Murindahabi, aho yaje kuvuga ko yafunzwe akekwaho gusambanya umwana utujuje imyaka y'ubukure ndetse akamwanduza virusi itera sida. Gusa ibizamini bya muganga byaje kwemeza ko uyu mwana akiri isugi, ariko ko yavukanye ubwandu bwa virusi itera sida nk'uko uwitwa Uworizagwira Florien Yamano yabisobanuye mu magambo ye. Bigeze kumfunga amezi nk'abiri. Yego ko abiri yarashize. Urakoze cyama. Nkiva muri 18 nyikubita muri 19. Uwo mukobwa yego barapimye basanga nta kintu kigize kiba. Wajyaga umutamo niyo mpamvu. Oya? Yagiraga gufungisha ari n'isugi. Basanze ari isugi. Akubaro n'abagome. Ni izina ry'Imana basanze ari isugi, ahubwo yararaburije. Yaraburije gute? Ne afite uburwayi yavukanye. Ndavuga tuzi ko ndokotse kabiri. Umve ko Imana irenze. Kuva icyo gihe sinari nongera kumubona. Ku mwanya wa mbere turaza kuhasanga uwitwa Nina, uyu muhanzikazi
wari mu itsinda rya Charly na Nina. Niba wakurikiye inkuru ya Makonikoshwa, bivugwa ko uyu muhanzikazi Nina ari wanduje uyu muhanzi witwa Makonikoshwa wari ukunzwe n'abatari bake ubwandu bwa virusi itera sida. Gusa uyu Nina we yararuciye araramira, ntiyagira ikintu avuga imbere y'amateleviziyo ndetse n'ibinyamakuru bye byose byaha mu Rwanda bijyanye no kuba ari muzima cyangwa se nyine afite uburwayi bw'agakoko gatera sida. Icyo nakubwira, abanyarwanda twabyakiriye gutyo, Nina bamufata nk'aho arwaye cyangwa se ari muzima. Mwibutse ko ibi ni ibivugwa ku mihanda, nta laboratwari yabipimye maze ngo amakuru ajye hanze agaragaze abarwaye n'abatarwaye, ahubwo aba nabo byagiye kuri social media maze bihabwa umurindi, biba popular cyane aha muri showbiz y'u Rwanda. Ni nuko dushoje ikiganiro cyacu cya none, mukomeze mugire ibihe byiza. Ni Product Rukatamajyane Profeseri Sandokima.